Hello ladies and gentlemen, nizere ko meze neza udukurikiranye gatanu kuri gatanu, njye mugiye kubana muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe nshishikariza umuryango bwa mbere kuba wakora like share na subscribe tubashe kubana gatanu kuri gatanu. None amakuru ajya kugera mu ba mbere, amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa ku bahanzi b'ibyamamare muri Afurika ndetse no hanze, aribo bazwi ku izina rya Ayra Starr, Wizkid wo muri Nigeria ndetse na Tyla wo muri Afurika y'Epfo. Aho aba bahanzi bo muri Afurika barimo abo twavuze hejuru, harimo babiri bo muri Nigeria ndetse n'umwe muri Afurika y'Epfo, bakomeje kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga rwa muzika. Kandi nk'uko byatangajwe na Chat Data, abo bahanzi bashyizwe ku rutonde rw'abahanzi 20 bakomeye ku isi mu mwaka wa 2024, uriya mwaka dusoje. Kandi ibi bigaragaza ko iterambere ry'umuziki wa Afurika uri kugenda itera imbere ku rwego rw'isi muri rusange, nk'uko tubikesha ibinyamakuru bya hano iwacu mu Rwanda nk'inyarwanda. Kandi uyu muhanzi Wizkid w'inararibonye mu njyana ya Afrobeat yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka One Dance yakoranye na Drake ndetse na Brown Skin Girl yakoranye na Beyonce. Mu mwaka wa 2024 Wizkid yashyize hanze indirimbo yise MMS yakoranye na Asake, ikundwa cyane n'abakunzi ba muzika. Kandi Ayra Starr, umuhanzikazi ukiri muto muri Nigeria, yigaragaje mu njyana ya Afrobeat na R&B. Indirimbo ye yise Commerce yasohotse muri Gashyantare 2024, yakunzwe cyane bituma ayishyira kuri alubumu ye yise The Year I Turned 21. Kandi uyu Tyla, umuhanzikazi nanone wo muri Afurika y'Epfo, yamenyekanye cyane kubera indirimbo ye yise Water yakunzwe ku rwego mpuzamahanga. Yagize uruhare mu ndirimbo Jump yakoranye na Ghana, nayo yakunzwe cyane mu mwaka wa 2024. Kandi mu rwego rwo guteza imbere umuziki wo muri Afurika, aba bahanzi bahuriye mu ndirimbo bise Eyes on You ya Tyla, aho yakoranye n'aba bahanzi Ayra Starr na Wizkid. Iyi ndirimbo yasohotse mu buryo bw'amajwi kandi ikomeje gukundwa n'abatari bake kuri YouTube, nk'uko byagiye bigaragazwa n'aba bahanzi. Kandi aya makuru agaragaza ko umuziki wa Afurika ukomeje gutera imbere. Kandi abahanzi nka Wizkid, Ayra Starr na Tyla bafite uruhare runini mu kumenyekanisha uyu muziki ku isi yose ndetse no kumenyekanisha iyi njyana ya Afrobeat. Njye mwabanaga muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe nshishikariza umuryango bwa mbere kuba wakora like share na subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi happy new year. Ciao ciao.